Nadine yisubiyeho ku myanzuro yari yarafatiye Patrick. Hagati aho Leah ngo afitiye Chris ijambo ry'ingenzi n'urunana. Leah, bonjour. Bonjour Kuri, umeze neza? Yego meze neza nubwo haramutse umuvumbi. Niko bimeze ndabona akazi k'uyu munsi kukageraho bitoroshye pe. Urampamagaye rero. Ndamutse numva nyine ngukumbuye ndavuga nti reka mpamagare Chris kuko adashobora kumpamagara. Wabihamya Leah? Njye nshobora kuhamagara. Ngaho mbwira inshuro tuvuganye ari wowe umpamagaye Kuri. Yego kenshi niwo mpamagara, umva nta mpamvu yo kugira urubanza. Wambwira icyo warumpamagariye. Nifuzaga kugusuhuza nkumva ijwi ryawe nkanakwifuriza umunsi mwiza. Ariko bitanakugoye wanyura muri izi nzira ukampa lift ukangeza ku ishuri kuko ugiye ku kigo nderabuzima ukankiziye imvura pe. Oh, so sorry. Ubu tuvugana nicaye mu biro. Wageze ku kazi rero? Cyane rwose. Ndihombeye nyine ubwo nta kundi ndategereza ihite mbone kugenda nako ndareka igabanuke mfata umutaka. Akundi. Ariko rero hari n'ikindi nashaka kukwisabira Kuri. Ndakumva Leah. Wanizuye umugoroba wawe? Umugoroba wanjye. Hari ibyo nshaka ko tuganira rwose. Kandi hari ikintu cy'ingenzi nshaka kukubwira Kuri. Uyu mugoroba bidashobotse se ntabwo wambwira kuri telefone. Hari ikibazo? Hello, yemwe. Umva, niko mushobora gucaca gato tugatangira? Abenshi iyo mubonye mpagaze hano imbere yanyu mutekereza iki? Haleluya! Amasengesho. Dutera ibiti ibidukikije. Ikinyarwanda n'icyongereza, Kinya English. Murakoze cyane. Mutekereje byinshi ariko bigitumye mpagarara hano imbere yanyu ni ibidukikije. Murabizi ko nshinzwe ibidukikije hano mu kigo cyacu. Hano mu kigo cyacu rero dusanganwe karabu yo kurengera ibidukikije. Abayirimo benshi biga mu mashuri yisumbuye. Murayizi? Turayizi na mushiki wanjye warangije rwose yayibagamo. Nibyo rwose Claire yayibagamo. Icyo mbifuzaho rero muri aka kanya nuko dufatanya gukorana n'iyo club mu kurengera ibidukikije. Ariko mwari rero nge numvaga ibintu by'ibidukikije bireba abantu bakuru nk'ababyeyi bacu kuko bamwe muri bo nibundi niba usanga mu bikorwa byo kwangiza ibidukikije. Dusobanurire neza oba. Niba usanga batema ibiti bitarera, niba bangiza ibishanga bamenamo imyanda banatsindagira itaka, ni nabo batwara ibinyabiziga bicumba umwotsi wangiza ikirere nka ya moto ya papa. Uvuze ukuri oba. Nibyo rwose abantu bakuru tubasanga mu bikorwa bitandukanye byangiza ibidukikije. Ariko se abana bo nishyashya. Ubundi se twe ni hari igihe tugendana udupipiri tukanatujugunya ahantu hatemewe. Kandi rero batubwiye ko amacupa ya plastique akoreshwa inshuro imwe akajugunywa ari mu byangiza ibidukikije. Obama ibyo uvuze ni ukuri rwose nibyo pe. Ariko ndutiye nabyishimo mubivuze ukuri cyane. No mu bakiri bato harimo abakora ibikorwa bihungabanya ibidukikije. Ariko ni ukuri rero abantu bakuru nibo bakabije kwangiza ibidukikije tica. Nabyemeye uba. Ariko nk'uko bagenzi banyu babivuze urwo ruhare mu kwangiza ibidukikije nubwo rwaba ruto rugomba kwitabwaho kugira ngo rukosorwe dufatanye mu kubungabunga ibidukikije. Ahubwo se hano ku ishuri imyanda yose hanyanyagizwa n'abande si twebwe. Urakoze cyane nduti. Mwabyumvise ko namwe hari ibikorwa byangiza ibidukikije mugomba kwirinda. Mwabyumvise neza? Yego. Ikindi ni uko abantu bakuru bakoresha abakiri bato mu kwangiza ibidukikije. Ndabibona rwose. Abacuruzi barunda imyanda mu mifuka bakabiha bamwe mu bana bakaba ari bo bajya kubimena mu gishanga no mu ntoki z'abaturage. Aha, mwabyumvise ko mutitonze mwakoreshwa mu gukwirakwiza imyanda ahantu hose kandi byangiza ibidukikije. Karabu ishinzwe kurengera ibidukikije hano yahinduriwe izina. Ubu yitwa karabu yo kurengera ibidukikije n'isuku n'isukura. Yego rwose. Mu byo dushinzwe aha mu kigo cyacu ni ukubungabunga ibidukikije, kwita ku biti twateye, gutera ibindi aho bikenewe no kurwanya icyitwa umwanda cyose hano mu kigo. Natwe se muradukeneye muri iyo club tica? Sinabibabwiye se ko tubakeneye cyane oba. Mwese murahamagarirwa rwose kwita ku isuku hano mu kigo cyacu. Tugakusanyiriza hamwe imyanda ahabigenewe kandi tukayivangura. Mwabyumvise?
tukayivangura gute se kandi tica? Imyanda ibora n'itabora ntimenwa ahantu hamwe. Imyanda ihumanya n'idahumanya nabyo bigomba kuvangurwa. Karabi. Yabaye. Koze rigiye ku muhanda. Nyumva moto yawe misenza niruka nka busho. Nze ngutegerereza ahangaha. Nawe ntugakabye. Ubwo sigiye kuva ko yamagurutse iwanjye gumva moto yanjye rwose yinda. Nakumvise igikata mu ikorosi ryo kwa Muhire. Mitanza niruka. None turashaka lift Nadine. Oya nta lift nshaka. Nshaka gukora mu kiganza cya parasosho wacu rwose. Akira rwose. Kora mu kiganza cye. Urabikwiye gushombe. Umuhanzi w'icyamamara akabana parasosho. Nishimiye kuri yo batoye umurimo ushinzwe imibereho myiza n'iterambere ryacu rwose busho. Uri mu bantu bitangira abantu rwose. Rega nibwo umuntu Nadine we. Rwose kutabona umuntu ari mu kibazo ngo mwihorere kandi hari icyo washobora rwose gukora buryo nibwo bumuntu. Ikindi rero bushombe. Ndakumva Nadine. Ubushize waramfashe ngiye kubona mbona Patrick ageze iwanjye mu rugo. Yego. Ariko ko nari nyirakaye namuhamaganiye kuri nanga ko ndebeye umwana. Mu by'ukuri rero kwihagarara ngo nzarira umwana wanjye ngenyine ndumva ntakibishoboye rwose bushoboye ukuri. Ariko umurira wenyine kubera iki? Umubyeyi wundi ko hari wamurira wenyine kubera iki? Yego urakoze cyane. Niyo mpamvu rero ngira ngo bingiremo Patrick agira icyo akora. Sibyo? Wagira icyo akora? Akose Nadine. Ndakumva. Azagira icyo akora gute kandi wumva udashaka ko ari umwana? Kandi mubwira ko navuye kwizima. Patrick niwe se w'umwana wanjye azaza murebe rwose. Numva ubwo noneho. Narabyemeye rwose. Kugira ngo se buriya kwanga kwereka Patrick umwana niwe wahimaga wenyine. Nasanze ari amakosa. Nadine. Karama. Burya wahimaga umwana wawe. Unamuvutse uburenganzira bwe kwitabwaho n'ababyeyi bombi. Gatatu bubiri, butatu bubiri, butatu bubiri. Ariko sha byinshi izo ndirimbo buririmbo buziririmbirana. Wowe se numubona none zuragira ngo mwite kajanja. Nizere ko atari ngiri kuvuga byinshi. Wabimenye rwose niho ubwo utaki bubiri n'agace wasigaranye urumva ugikwiye kwitwa Obama. Ibyo bintu byo guhimba undi mwana izina ugendeye ku bumuga afite ni bibi cyane. Ubundi surinda uhimba Obama izina ubwo wowe wakureba yakuburaho intege. Ariko rero nuko mwansamiye hejuru mutabanje kunyumva. Tukumva se tukumva iki? Nashakaga kuvuga ngo Obama bari uyobora igikorwa cyo kuvangura imyanda ihumanya n'indi myanda kuko yamucino cyakaba ari butatu. Byishimo turakwiyamye ni wongere guhimba Obama izina. Nimubona ngiye nkubise umuntu nkamukura amenyo atatu rwose agahinduka amapengo mu mbera abagabo. Wowe se wakubita nde n'utwo dutoki twawe tutuzuye? Uravuze ngo Obama ntiyakubasha kuko afite intoki zituzuye. Igipfunsi cy'udutoki dutatu we, butatu bubiri. Ngiye nukomeza kunuka ndakumenura urutwe nibashake bamwe akubundi bacyana. Kubita Obama hano umuswa nazongera kugusuzugura mukubita umunoze. Ubundi navuga ngo intoki eshatu nizagukubita sha nganye yake ni umuntu w'umugabo. Obama mwapfa dore mwarimu mu gisharasi nakazi kari ngende igendeye. Uretse uraza kubibona. Kutaza ngo nkogoshe busho. Se Patrick ugira ngo nzanga no kwiyogoshesha. Umwanya wose umaze ahangaha ni warutegereje ko ndangiza ura musore. Reka da. Nari nigereje ko agenda ngo tubone uko twiganirira. Se busho konzi ko nta mabanga bahagati yanjye nawe. Abuzwa n'ikisi. Aya hese. Mararo ngo ufite inkuru nziza. Gusa nari nkwiye rwose kuyikubwira gutyo utanguriye akantu. Inkuru nziza? Nagurishwa ahubwo. Ubushombe rwose ko ntari umunyamakuru se ngo nkereye iyo nshisha ku gitangazamakuru runaka nabanguriye iki? Ntabwo kuganiriza gusa da. Okay. Nta bundi se ariko inkuru ngo ufitiye n'ubona ariko kandi ni nziza pe. Kagira inkuru rero ngaho yimbwire. Ugize amatsiko ze? Yego cyane. Ariko nawe ngize amatsiko nyine wabona harimo akantu. Akantu se kagenda gateko. None se bushoreka nkwibarize. Inkuru itagira amafaranga uyibaho wabona ndangiye ikera kagishyushye kandi havuda cyane ibindi Patrick akanye kubwira. Mbwira rwose. Mu gitondo nagize nyanganira na Nadine. Nadine twaganiriye ngo rwose yiteguye kwakirana na yombi
akakwereka umwana wawe akanamuguha rwose ukamuterura rwose ukagira mbese nawe ukamwishimira ngo ngukibusho Nadine ubwe niwe wanyibwiriye rwose ngo ariteguye uzaze umwana wawe amukwereka. Umva nkubwire busho ugenda umumbwira uti hamana ikawa zawe uti uwo mwana we yanze kumunyereka busho ntawe ngikeneye. Ikawa zihe umwana wawe niwe wita ikawa? Ntawe ngikeneye yanze kumunyereka nkimukeneye. Oya Patrick urita umwana wawe ikawa koko? Umwana n'ikawa se bahuriye hehe? Umva busho nuko nkubwiye yewe ugenda umubwire ngo nashatse kumureba aramunyema none sinkibikeneye. Umva rero umubwire Patrick mbwije ntukarakare gutyo. Ntabwo ari ukurakara busho. Yego Nadine yitwaye nabi sasa ariko nawe urabizi ko yabitewe n'ibyo wari wamukoreye. Ugize amahirwe rero agacururuka fatiraho rwose uriya mwana n'uwawe. Ndakurahengeye mwene musonera sinjya niruka ku muyaga. Urumva busho umwana yanyimye namuhamane nkenera umwana nzabyara undi. Urumva ubundi umugore yakwima umwana ubwa mbere akamukwima ubwa kabiri ubwa gatatu akamukwima ukemeza utekwa ari uwawe. Ariko sekiri abantu koko aha si heza se Leah? Maze niyo bare nziza muri Nyarurembo ifite ubusitani bwiza nta rusaku ijyana ahantu abantu bicara bakiganira nta kirogoye. Yego ibyo uvuze nibyo ariko rwose iyo mpitishamo nari guhitamo mu rugo iwawe. Nubwo se niho abantu bahora baganirira. Sheri iwawe ni heza pe haba hatuje radiyo yawe ihoramo uturirimbo twiza dutuje tukagendana n'amashusho agaragara muri screen TV yawe nziza nini kandi rero hamuhumurira neza. Umuntu aba agomba guhindura Leah. Nyine niyakiriye nagira ntese ko atari buri gihe umuntu abona ibyo akunda. Ngaho se reba hano kiri. Ndabikunze cyane ukuntu wise uhindukira ngafata ifoto yanjye uko nabiteganije. Nizere ko utayifatiye kuyikoresha mu bidafite umumaro Leah. Ubwo si bidafite umumaro nayikoresha ni nk'ibiki koko kiri. Simbizi ariko abantu bayakoresha byinshi mu nyungu zabo kandi ugasanga batabivuganye na ba nyirayo. Nukuri sinakoresha ifoto yawe mu buryo bubi kiri. Ariko suguranywa amazi yonyine pe ko ari igihe wagutumiye wanyemereye nkanagusengerera. Sinjya nkunzoga mu minsi y'akazi Leah. Ubwo nuko ubishaka kandi namaze kubona ko icyo wishyizemo bitorora kukigukuramo nyine. Muri make mfunga umutwe? Oya da. None se ko mutambwira icyo mwampamagariye? Umva Chris ariko ngo arabishyira ku rundi rwego akamvuga mu bwishi. Mu byubahiro byanyu mumbwira icyo mwampamagariye. Kiri. Karame. Shashiri uzi ko mama wanjye yampamagaye uko inabi kubera ko ibiruhuko byarangiye ntageze iwacu. Iminsi yose y'ibiruhuko buriya ntabwo ugeze ugera iwanyu. Reka da. Niba uko byagenze wabyitwayemo nabi pe. Kandi nararetse kujya iwacu nanga kugusiga wenyine Nyarurembo Kiri. Yego habaye n'akazi kubera gahunda nzamura ubushobozi ariko ahanini nahamye nanga kubera wowe. Warakoze cyane ndabigushimira kandi ndagusabira n'umugisha Leah. Ikibazo nyine nuko byanteranije n'ababyeyi banjye. Ukabugira ngo ngufashe iki? Icyo wamfasha nta kindi nako keretse nyine wemeye kumperekeza iwacu Kiri. Nyine ko mu minsi iri imbere nshaka kunyarukira iwacu uzemera umperekeze nako ntware mu modoka yawe. Chris ko ntacyo avuze kuri iki cyifuzo cya Leah. Naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha